man gene nagu ariko gute bakwita Yesu mumeshari utage Nagiye urahera kabisa amashuri mwara yakomeje cyane cyane Ayishwa Emmanuel Arangirije primaire shakwabaye mwebwe murize murangira usubuzongera umwumva uko wankundaga mbere cyane sawa mungu wanjye ngeze wanjye Yesu ngo sheriki shiri wanjye Ndaduranya n'ibihe twagiranye koko. Oh my god. Basore biki nganitse hasi kamwe serivisi y'iki. Ayishwa Emmanuel Asemani mwabaye iki ko umuntu azajya yishikirira umwana twahereye primaire twigana ayo magambo mani yagukorera iki nimba numva zino mbwiyari yaje nawe kagifika telefone shiri wakwihangana kigiporopo Yesu rata Asemani mwabaye nagukoma kandi ibi ni ibiki umuntu azajya yishakira umwana muze muzana ibintu by'imikino reka tuve mu mikino bereke iby'imikino njye ntabwo mbikunda Sheringe narize mfite n'amatelefone maze ngiye kuzagwa telefone ari cyo nari yaguha bose yakira Yesu irayihangana Sheri warume mukiye koko bigeze hari umuntu twiganye kurangizanya ayisumbuye ibyo hari umureye nibyo Babo we batukirete mizogidaga msibo kubije mu cyungu Oh my god. Gogo turinyene yebwega ibiko bwose ko niko wahanga rwose ko kutarci umukobwa Yesu umva sisi yewe agiye rwose umva narize primaire umva secondaire nigana yisumbuye n'ikibura mwaka niyo mbese man yimbese yarangije mu wakanga gusa ifite amashuri 3 gusa hane ngo tuyigirira ntazo ngo n'ubusirimu bwa ntazo sha batukirete mizogidaga msibo kubije mu cyungu ahubwo mu miliyoneri wawe nagukunda man urumva iyi ni ariko urabona bavuye burajo banambaye nka platini man urumva yako nge nagukunda wakinwe mana we ariko man uhari wigira umushamani wigira umurumba man we nagukunze uravuga iki wowe ntacyo wavuga man umukobwa ntamutsinde man ntamutsinde boy nguvuye nka platina man mani ubu n'ubucyari man uzi cyangwa kirimo hano izi ni drip zanjye man ahubwo mani murekure mani umukobwa ntamutsinde boy Ayishwa Emmanuel wigira umushiga wigira umushiga wigira umushama wigira umushama Ariko gute bakwita sheri wa mumereze boy mumereze atage Oya wowe man gendere boy gendere man mujyane
N'ubundi ukwinye ibishyimbo abakurinze imisuzi. Nibagiwe ubwo ahangaha buriya harimo akaboro kawe akira rwose ntabwo naguze akaburaka ariko urankunda ndabizi ndagukunda muganga ko neza